amazi ahora agenda. Ntabwo ari wowe waje kumbwira ko byose bizagenda neza, sibyo? Oya, ni byiza kuko ntabwo niteguye kubyumva. Nanjye ntabwo niteguye. Kuki waje? Ndagukeneye. Njye uzi uri kubwira? Yego. Ntabwo uzi, nta n'icyo nzi. Nta filime mfite, nta muntu umwe utegereje ibyo nkora, nta kintu na kimwe mfite, nta bikoresho, nta sapoti. Wibuka igihe wandikaga inkuru ya mbere? Oya, urabeshya. Wenda sinshaka kubyibuka. Kubera kuko icyo gihe nizeraga ko nzakora filime. Ubu ndareba nkabona nta nzira ihari. Iyo urebye amazi ubona iki? Icyo kibazo gifite aho gihuriye n'ibi? Subiza. Ntacyo, amazi gusa. Ariko aragenda. Nanjye nzi ko amazi agenda. Oya, ndashaka kuvuga iyo urebye aho uri umuntu ntabwo ashobora kumenya uzagera. Ukiri umwana watekerezaga ko ubuzima bwawe buzagenda gutya? Natekerezaga ibintu byinshi, nko gukora amafilime. Ntabwo nzi niba nkibishaka. Oya, baracyabishaka. Uretse kuki numva ntacyo nkiriki? Kuko watekereje ko ugomba kuba warageze kuri kugera ku bumwe bwo ufite uburenganzira bwo gukomeza. Wowe se wageze kure? Yego. None se n'iki waje gukora hano? Naje kubitsa ikintu. Ikihe? Ko mbere y'uko menya ugomba ubuzima ushaka kubikora. Mbere yo gukora filime nziza ugomba kuba ufite inkuru ushaka kuvuga. Mbere y'uko wabikora ugomba kuba ufite ibintu nawe wakoraga. Ariko ubu ndananiwe. Ndabizi. Oya, ntabwo ubizi. Urabona umbwira ko byose bishoboka, kandi njye mbizi neza ko bidashoboka. Wibeshye. Kuki? Kuba warageze aho ntibivuze ko watsinzwe. Hari igihe umuntu yicara ahantu nk'aha agatekereza ko urugendo rwarangiye, ariko rimwe na rimwe ruba rutararangiye, ruba ruri hagati. None se kuki utambwira uko nzagera aho wageze? Uko nibikubwira uzatangira gukora nk'umuntu uzaba wibagirwa uri wowe. Niba koko ibintu byose byararangiye neza, kuki usa naho ubabaye? Kuko n'umwe hari ibintu kandi bitararangiye. None se wari ukeneye iki? Wowe. Nkeneye Jidaso. Bamwe ufite inzozi. Mbere y'uko amenya ko isi izaka cyangwa izakira ko niba umuhungu wari gukora, niyo nta muhungu wari kumureba, niba umuhungu utaramenya ko ashobora gutsinda. Ntabwo nzi niba uri uwo muntu. Niba umuntu ari nyine wowe uri nde? Ni wowe, ariko wazaza. Noneho narabigezeho. Yego.
wari ukeneye ngomba kwibutsa utarangira. ntabwo numva mbyizeye. Ntugomba kwizera byose uyu munsi, gusa ntugende. Ejo uzongera ugerageze, niyo byaba ari bike, niyo nta muntu ubibona, niyo nawe ubwawe utarabona uko bingana. Kuko hari igihe umuntu aba akeneye gutera intambwe atabanje kugenda rwose. none se uzagaruka? Ntabwo mbizi. ariko wowe uzi ibizaba. Oya, nzi gusa ko hari igihe umuntu ugomba kugenda atabona ntazagera. Kandi niba hari ikintu ari nkeneye kuri wowe, udacika intege. ndagusezeranya ko ntazongera gucika intege. Ntabwo ari byo nagusabye.